Nyirababirigi Dansira na Senyuva Faustin n'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda batishoboye mu murenge wa Base mu karere ka Rulindo. Ni bamwe mu bagera kuri 31 baremewe bagahabwa amatungo magufi ndetse n'ibiribwa n'amasabune kuri uyu wa gatanu. Ni ibintu bavuga ko bishimishije ko bigiye kubafasha kuvugurura imibereho. None ndishimye, nta gafumbire nagiraga, nkagira akarima k'igikoni, nkabura gafumbire, none nanjye agatama bampaye ngiye kukitaho nkahirire. Ubwo nkaba mbashimiye, nshimiye n'abakoze iki gikorwa cyo kuturemera, murakoze. Ubwo mbonye itungo ryanjye ngiye kwigengaho riza ryunganira iryo nakona rifite, noneho ifumbire bashe kuboneka ari ryankana n'umusaruro uzaboneka ari wa nkana. Abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda baravuga ko gahunda nk'izo kwifatanya nabo zikunze gutegurwa mu minsi 100 yo kwibuka, zibahumuriza ndetse zigatuma barushaho kwiyumva muri gahunda z'ubumwe n'ubwiyunge. Cyo dufashe no kugira ngo tubane neza nabo duturanye, tutishishanya, mbese duturane nk'uko turi Abanyarwanda twese, tubanye neza n'abari baraduhemukiye, bamwe barafunzwe, abandi twasabanye imbabazi, tubanye neza mu mahoro nta kibazo. Aho biratwubaka iyo tubonye baje kudusura nk'abayobozi bakatwitaho, nka mudugudu akaza kukubaza uko waraye nuko wiriwe nuko waramutse. Biratwubaka muri iki gihe turi kwibuka. Perezida wa Ibuka mu murenge wa Base Aloyizi Hakizimana ashimangira ko ibikorwa nk'iba ari ingenzi mu mibereho y'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, kandi ari intambwe yatewe mu gusigasira ubumwe n'ubwiyunge hagati yabo n'ababahemukiye. Turahura tukaganira, nta kibazo bitwaye ubu ngubu, n'urwikekwe nta rugihari, ubona mbese biri kugenda bisa. Tukaba tunashima uburyo ki ubuyobozi bwabyitwayemo. Akimaye Christine ni umunyamabanga w'inama njyanama y'akarere ka Rulindo. Aravuga ko ibikorwa nk'ibyo bigamije isanamitima n'iterambere ry'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda batazahwema kubishyigikira kuko bahisemo kubumwe. Bibubaka mu buryo bwo gukomeza kumva ko turi kumwe kandi ko tubafashe mu mugongo. Twahisemo kubumwe, twahisemo ubumwe, tuzakomeza kumva ibyifuzo by'abacitse ku icumu muri rusange, hanyuma tubikorera ubuvugizi kandi ndizera ko bizakemuka, hanyuma bagakomeje kurushaho kwiyubaka ndetse no kubaka igihugu cyabo. Abaremewe bahawe intama 7, ihene 2 n'ingurube 4, naho abagera kuri 20 bahabwa ibyo kurya birimo ifu y'ibigori, ibishyimbo n'amasabune. Bikaba bifite agaciro ka miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda yakusanyijwe n'abikorera bo mu murenge wa Base. Ni igikorwa cyabimburiwe no kwibuka hatangwa ibiganiro ku mateka ya politiki mbi yabije amacakubiri mu Banyarwanda yaganishije kuri Jenoside yakorewe Abatutsi, maze abageraga kuri 23 bo mu murenge wa Base bakahasiga ubuzima. Tuyishime Jadofis mu karere ka Rulindo.